Guhaye ikaze wowe ukurikiye literature and English class. Ni umwanya tuje mu ishuri kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi. Ahangaha icyo nakusaba nuko of course wadukurikira, hanyuma ubundi nturangare kugira ngo tugendane neza. It is very interesting. I would like to welcome you here at this platform, and of course it is time for class. We are going to deal with animal farm or characters and the characterization. That is very interesting, especially for you who is preparing passing national examinations. It is very interesting. Please be with us, and even others who need to increase their knowledge about these books which are written by famous writers from different corners of the world. They are very interesting. So teachers, students, the private ones, you are all welcomed. As usual, of course, we read this in English and translate this into Kinyarwanda. So this is very interesting for different people, either on the side of Kinyarwanda speakers and listeners, and even English speakers and listeners. Both of them get equal chance of having the same knowledge from here. So now we have already uploaded different chapters for these books, so you can of course find them on our platform, and of course you follow them attentively because they are okay. I have read them chapter by chapter, sentence by sentence, word by word, and explain everything. So I think that there is no other excuse that you don't have the content of this subject of literature. So we are still ahead. We have not yet closed because it's a big journey. That's why I wish you to be with me, because I can't finish this journey without you. So congratulations, and thank you so much for my subscribers and those one who are going to subscribe, because of course it is the biggest support. All right, keep on supporting us, and us too will be encouraged to continue serving you because it's our purpose. Thank you so much. I'm teacher Thierry. Let me translate this into Kinyarwanda to help even those ones, of course, who have not understood what you have said. So murakaza neza, natangiye mu Kinyarwanda ariko sinzi ukuntu nyine nje gufatwa n'umwuka nikanga nageze mu Cyongereza. Yes, that's very interesting too. Ni byiza cyane, nubwo wenda tuvuga ko kuvuga indimi z'amahanga ni colonization iki turimo, ariko ntabwo twaba baheza nguni. Of course dukeneye n'izo ndimi kugira ngo tubashe communicatinga n'abandi batari abanyarwanda, kuko kubaho ni ukubana kandi dukeneye kubana n'isi yose. Ntabwo u Rwanda ari ikirwa kigomba kuba cyonyine. Tugomba kubana n'abandi kandi tuzabana nabo ari uko twabashije communicatinga. Yego. So rero ndagira ngo mbabwire ko ubu nje gusobanura iki gitabo Animal Farm, ariko tugiye kureba kuri characters and characterization. Ubwo ni ukuvuga ni abakinankuru n'ibyabaranze. Rero komeza ubane natwe muri kano kanya utaza kugira ikigucika. Waba rero uri umunyeshuri w'umukandida libre uri gutegura ikizamini, cyangwa se uri umunyeshuri wiga mu mashuri nyine bisanzwe ya leta, mwese muhawe ikaze kandi ntimucikwe, kuko ni ingirakamaro. Abanyeshuri, abarimu n'abandi mwese mukeneye kumenya ibyagiye byandikwa mu bitabo by'abahanga, cyane cyane ko burya umufaransa niwe wavuze ngo siti no ripa siti no lipa. Lire ni ugusoma, rire ni uguseka. Okay, siti no lipa, c'est toi. If you don't read, close your mouth. Nicyo bishatse kuvuga. Reka rero twihute. Abasubscribinze turabashimira cyane, n'abatarasubscribinga namwe kandi tubasabye uwo musanzu. Mujye mukanda kuri like, muduha ama comment kugira ngo video zacu YouTube ibashe kuzirikomanda no ku bandi bashobora kuba bazikenera.
nta kiguzi bisaba, byose ni ubuntu ndetse n'ubushake. Murakoze rero, reka rero twihute cyane tujye kuri aba characters bacu. Mbibutsa ko iki gitabo Animal Farm ni igitabo cyanditswe na George Orwell, aho akoresha abakinankuru b'inyamaswa ariko baba bavanze n'abantu. Aha rero abashaka kuvuga ku mpinduramatwara yo mu Burusiya twagiye tugerageza kubivugaho, wowe ukora research hano kuri iyi channel yacu byose urabibona. Reka rero twihute. Dufite Animal Farm character list. Ahangaha nimvuga character list uhite wumva ko nyine ari list y'aba characters. Dufite uwa mbere ni uwitwa Napoleon. Napoleon, the pig who emerges as the leader of an animal farm after the rebellion. Hano baratubwira ko rero Napoleon utagira ngo ni umuntu, oya, ni ingurube. Iyi ikaba yari nyobozi hano muri Animal Farm nyuma y'uko habayeho rebellion. Rebellion yabaye kubera iki? Kubera ko iyo tuvuze rebellion ni ukwigumura, kubera yuko inyamaswa zari zigumuye kuri master wazo witwa Mr. Jones kubera uburyo yazifataga nabi. Rero zimaze kumwigumuraho ziramwirukana, biba ngombwa ko iyi famu iri buze gusigara ifite umuyobozi, kuko hari hasigaye n'inyamaswa nyinshi. So rero Napoleon yaje kuyobora iyi famu. Based on Joseph Stalin, Napoleon uses military force, his non-loyal attack dogs to intimidate the other animals and consolidate his power. Okay, good. Hano bashobora kukubaza ngo what are the strategies that Napoleon has used to consolidate his power? Kuvuga ngo ese na yahe mayeri Napoleon yakoresheje kugira ngo abashe gukomeza ubutware bwe cyangwa se imbaraga ze cyangwa ubuyobozi bwe. Hano igisubizo kirahari, uramenye utazabura ibyo usubiza. Hano batangira batubwira ngo kwirefe cyangwa se dushingiye ku mugabo witwa Joseph Stalin. Uyu nguyu yagaragaye muri Russia Revolution. Kuvuga ngo Napoleon nawe aza mu isura ya Joseph Stalin. Napoleon rero hano batubwira ko yakoresheje icyo bita imbaraga za gisirikare, nubwo iyi yari ingurube, ko twabonye ko ari Napoleon ari the pig. Yakoresheje icyo twita military force, ni ukuvuga imbaraga za gisirikare. Abo basirikare nta bandi utagira ngo ni abantu, ahubwo ni imbwa yizeraga zigeze ku 8 yari yaratoje, no ku 9 yari yarazitoje. Hanyuma noneho ubwo ngo yatangiye kuzikoresha yintimidatinga cyangwa se atera ubwoba izindi nyamaswa, mu rwego rwo kugira ngo nyine birumvikana zimutinye, noneho nizamara kumutinya n'ubuyobozi bwe burushaho kuba strong. So rero yakoresheje hano izi mbwa ze atera ubwoba izindi nyamaswa ku buryo zitashoboraga guquestioninga imiyoborere ye, yaba mibi cyangwa yaba myiza. In his supreme craftiness, Napoleon proves more treacherous than his counterpart Snowball. Hano rero bakatubwira ko uyu Napoleon ahangaha icyo bakomeza kumutubwiraho, bamutubwira ko yari disloyal cyangwa se yari treacherous cyangwa se yari unfaithful. Tuvuze treacherous ni ukuvuga ngo uburi unfaithful. Rero ngo mu bijyanye n'uburyarya bwinshi yari afite, Napoleon yagaragaje ko yari umuyobozi mubi cyane kurusha Napoleon bari bahanganye. Ni ukuvuga ngo Napoleon yari mubi cyane kurusha Snowball bari bahanganye. Rero umukarakita wa kabiri, ngira ngo tubikomoje wumvise tuvuga Snowball, nibyo koko uwo ni umukarakita wa kabiri. Snowball we yari umukarakita ki cyangwa se yari ingurube ki? Muraza kumva ngiye kuvuga ngo yari muntu ki, kubera ko iyo inyamaswa zakinishijwe nk'abakinankuru hari igihe zifata role nk'iz'abantu, ariko hano Snowball nayo ni ingurube ngenzi ya Napoleon. Tumaze kubona Napoleon uko yari ameze, none se Snowball yari ameze gute? This is the pig who challenged Napoleon for control of animal farm after the rebellion. Ni ukuvuga ngo Snowball nayo yari inyobozi icyo kimwe na Napoleon, ariko noneho Snowball yo ngo yakundaga kuzana icyo twita challenge cyangwa se ni nko gucalenjinga cyangwa guteza ibigeragezo Napoleon. Yes, noneho urumva ari uburyo iyi Snowball yo yazanaga nyine ibintu bicalenjinga cyangwa se bisa naho bicanganyikisha cyangwa bigateza ibibazo Napoleon.
mu bijyanye n'uburyo yakontorolaga iyi animal farm nyuma y'iki ya rebellion. So the pig who challenges Napoleon for control animal farm after the rebellion. Twabonye ko after the rebellion Napoleon niwe wabaye umuyobozi. Noneho Sinobo muri iyo miyoborere ya Napoleon kuvuga ngo Sinobo yazanaga challenge kuri Napoleon. So based on Leo Trotsky, Sinobo is intelligent, passionate, eloquent, and less subtle and devious than his counterpart Napoleon. Hano rero ikintu bariho bashaka kutubwira ni nkuko mubyumvise nk'abantu musanzwe mwumva icyongereza, ngira ngo hari ibyo mwamaze kugira gute, hari ibyo mwamaze kumvamo. Hano baratubwira ko noneho Napoleon we Sinobo we aje mu isura y'uwitwa Leo Trotsky. Leo Trotsky nawe azwi muri Russia Revolution. Hanyuma bakavuga ko Sinobo yo yari intelligent, ni ukuvuga ngo yo yari nyabwenge kandi ikunzwe, iri passionate, iri eloquent, izi kuvuga neza, ku buryo iyo wagereranyaga uburyo Sinobo donc yitwaraga, yo wabonaga ko igize gute, wabonaga ko yo itari ingome, yari ingurube ikunzwe. Sinobo seems to win the loyalty of the other animals and cement his power. Noneho hano baratubwira ko mu gihe aho izi nyamaswa zitandukanye, ni ukuvuga ngo Napoleon we yakoreshaga intimidation, intimidating izindi nyamaswa cyangwa se akaziterrorizing cyangwa akazitera ubwoba kugira ngo zikunde zimwubahe. Noneho nawe nyine mu buyobozi bwe n'ubutware bwe irushaho kuba inyamaswa kuko y'igitinyiro. Ariko Sinobo aho bitandukaniye, we yari passionate, akunzwe, ari eloquent, ari umuhanga mu kuvuga, ari n'umunyabwenge. Noneho ibyo bigatuma agira icyo bita loyalty ku zindi nyamaswa. Iyo tuvuze loyalty ni nko kuvuga loyo ubundi buri inkoramutima. Noneho donc yo igatuma iba inkoramutima cyane ku zindi nyamaswa, nazo zikayibera inkoramutima. Ibyo ngibyo burya iyo wakunzwe uba ufite iyo wakunzwe n'abaturage uyoboye, akenshi ubutware bwawe cyangwa se ubuyobozi bwawe buba ari umutamenwa. Rero uyu Napoleon Sinobo we yakoreshaga icyo gukora neza, kuvuga neza, kugaragaza ubwenge mu byo akora, hanyuma izindi nyamaswa zigahera ko zimukunda. Ibyo rero kuba zaramukundaga, nawe hari uburyo ubutware bwe yari afite nk'umuntu wari wungirije, cyangwa se nk'umuntu, ntabwo ari umuntu, nk'ingurube yayoboranaga na Napoleon, nayo hari uburyo yumvaga ko ikomeye ku ruhande rumwe cyangwa se urundi, ko yabaga ifite izindi nyamaswa zikunze kandi ziyishyigikira. Reka rero turebe Boxer n'undi mukaragita hano. Boxer batubwira ko ngo ni the horse whose incredibly strength, dedication and loyalty play a key role in the early prosperity of animal farm and the later completion of the windmill. Hano icyo batubwira nuko Boxer ni horse cyangwa se ni cheval cyangwa se ni farashi kundaga kugenda ikurura nyine akagare, ariko noneho ikaba yari ifite icyo twita incredible strength. Iyo tuvuze incredible ubundi ni ikintu kigoye kucyumva. Incredible strength, so ni unbelievable strength cyangwa se ni ingufu zigoye kugira gute kuzumva. Ni ukuvuga ngo yari inyembaraga cyane, kandi ikaba donc yitanga mu byikora, bikagaragara ko ibikora koko biri ku mutima. Yari ifite icyo twita dedication. So hanyuma noneho bakatubwira ko and loyalty play a key role in the early prosperity of animal farm and later. Noneho kuba nayo yarumvaga ikunze, iri loyo, ari indahemuka. Ibi ngibi tubonye byagiye biyiranga ko yari ifite imbaraga zidasanzwe, kuba yarakoraga ibivuye ku mutima idahatwa, noneho no kuba yari ifite donc icyo twakwita ni ubukoramutima, sinzi uko ndi buze kubyita, ariko yumvaga ko ari inkoramutima
mu byikora byose hano muri Animal Farm. Ibyo rero bikaba byaragize akamaro gakomeye cyane mu myubakire, mu iterambere, kuri prosperity of Animal Farm, mu iterambere rya Animal Farm. Kandi nanone bakatubwira ko ibi byagize akamaro, izi ngufu z'iyi boxer zagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka windmill. Windmill yari nka generator ishobora gutanga umuriro w'amashanyarazi ariko ikoresheje umuyaga. Nuko hanyuma turakomeza tureba boxer yari quick to help but rather slow-witted. Boxer shows much devotion to Animal Farm's ideals but little ability to think about them independently. Hano ni ukuvuga ngo yari quick to help, iyo yihutiraga, donc yari nk'imbangukiragutabara cyangwa inkeragutabara. Ni ukuvuga ngo yo yari quick to help, ni ukuvuga ngo gufasha. Ntabwo yigiraga, yari ibangutse, yego ntabwo yigiraga ibanza kuzarira, oya, yari ibangutse, ishobora gutanga ubufasha ku zindi nyamaswa cyangwa se aho bikenewe, ariko nanone ugasanga muri slow witted, which means ntabwo yari ifite gutekereza byimbitse, donc ubwenge bwayo ntabwo ko bwari buke. Hanyuma boxer yagaragaje ukwitanga cyane hano ku bijyanye n'inzozi Animal Farm yari ifite zo kuba yageraho. Hanyuma nubwo yitangaga cyane ariko ngo yari ifite little ability to think about independently, ntabwo yari ifite ubushobozi bwo kwitekereza yo ubwayo ngo yumve ko yaba iri free mu byo ikora, oya, ahubwo yahoraga yumva iri dependent, ibyo yakora byose igomba guhora iri dependent cyangwa se igomba kugira uwo ikesha imibereho. He naively trusts the pigs to make all his decisions for him. Ni ukuvuga ngo iyi boxer yitwaraga nkaho idakoze mu mutwe, ku buryo ngo yizeraga inyamaswa ko arizo zigomba kuba zagira gute, zayikorera, zayifatira imyanzuro yaba ari mibi ubwo nuko, yaba ari myiza ubwo nuko. Niko boxer yari yitereye, ntabwo yagiraga ibintu byo gutera hejuru no kujya guhatana. His two mottos are I will work harder and Napoleon is always right. So ndagira ngo ubyumve neza, yari ifite motto ebyiri cyangwa se ni nk'ibyivugo cyangwa se amagambo yakundaga kugenderaho nk'amagambo yahindura wenda ubuzima bwayo. Irya mbere ryaravugaga ngo I will work harder cyangwa se nzakora cyane, and Napoleon is always right. Hanyuma Napoleon nk'umuyobozi nawe ibyo akora byose aba ari mukuri. Iyo ni boxer. Nguko noneho tugeze ku mukaragita wa kane, ni Squealer. Squealer ni iki noneho? Squealer, this is the pig who spread Napoleon's propaganda among the other animals. Squealer we ikintu yarashinzwe nayo yari ingurube muri triumvirate, niba ari ko tuvuze kwita, cyangwa se itsinda ry'abayobozi batatu. Squealer niwe wa gatatu, hariho Napoleon, akazamo boxer na Squealer. Squealer yarashinzwe ikirere. Squealer hano batubwira ko yarashinzwe icyo twita propaganda cyangwa se gukwirakwiza icengezamatwara mu zindi nyamaswa. Donc ni ukuvuga ngo yari nk'umuvugizi w'iyi leta y'izi ngurube uko ari ebyiri, nayo ikaza ari iya gatatu. Rero yari ishinzwe gukwirakwiza amatwara. Squealer justified the pigs monopolization of resources and spreads false statistics pointing to the farm's success. Noneho Squealer we ikintu yahoraga isobanura impamvu ingurube zikunda kwigwizaho resources nk'imitungo, noneho ikagenda ikwirakwiza n'imibare igaragaza ijanisha ry'iterambere ry'iyi famu, ariko mu by'ukuri wasangaga iri force cyangwa se ari imibare mihimbano, ari imibare yo kubeshya gusa. Orwell uses Squealer to explore the ways in which those in power often use rhetoric and language to twist the truth and gain and maintain social and political control. Ibi rero ntabwo Orwell yabikoze, wanditse igitabo ntabwo yabikoze kubera yuko donc yumvaga ashaka kugira ngo yishimishe gusa, oya, ahubwo hano hari hihishemo ibanga ry'uburyo abantu bari ku buyobozi, ubwo ni ukuvuga those in power cyangwa se politicians, akenshi bakoresha ururimi nk'intwaro yo kugoronzora cyangwa se yo kwica ukuri kugira ngo babone uko bagira gute,
uko ba maintaininga social and political control, kugira ngo babone uko bakontorora cyangwa se bafata mu maboko sosiyete ndetse n'imiyoborere yabo, bakabasha kubona uburyo bayobora neza, kubera yuko hari uburyo bakoresha ibinyoma bakabeshya abaturage ko nta muturage uri buze kubabeshyuza, kugira ngo bakunde bagire gute, kugira ngo bakunde barambe ku butegetsi kandi nyine babugumane birumvikana. Ibi rero nibyo George Orwell yashaka kugaragaza. Ibi wenda ushobora kwibaza ngo ni ibiki ku muntu wenda utasomye iki gitabo. Ahangaha Squirrel, hari igihe ibintu byabaga bimeze nabi, inyamaswa zishonje, hanyuma ibiryo bikaba ngombwa ko biri buze kugabanywa. Noneho Squirrel akavuga ati ntabwo ari ukubigabanya, ahubwo ni ukugira ngo tubishyire ku murongo bijye bibasha gutangwa ku buryo bwiza, buri nyamaswa yose yumve ibaye satisfied, ariko ibiryo ntibyagabanyijwe. Ni icya mbere, kandi nyamara inyamaswa zirimo ziranyura. Noneho hari ahandi hantu Boxer yagize ikibazo akomereka ku kinono, bari bari kurwana intambara, ngira ngo ni Battle of the Windmill. Hanyuma noneho iza gukomereka nyine ku kinono, itangira kugenda icika imbaraga. Noneho igeraho yari igiye kubaka windmill, yari iteruye ikibuye kugira ngo kizamure hejuru, kirayimanukira kiyigwaho. Boxer bahita bayikubita mu kamodoka k'ibagiro, barayitwara, ariko Squirrel we asigara abeshya uburyo ako kamodoka ari nka ambulance cyangwa se ari aka veterineri ushinzwe amatungo ugiye kwita kuri Boxer ko yari yagize ikibazo, kandi ibyahe birakajya. So rero icyo nicyo twita to twist the truth, cyangwa se kugoronzora ukuri, kugira ngo ubeshye abayoborwa cyangwa se izi nyamaswa zibeshywe, noneho zikomeze zigume mu kigare, ingurube nazo zikomeze zizikontorore nta nkomyi. Hakaza rero Old Major. Ahangaha nsubiye inyuma gatoya, iyo Squirrel aza kwemeza ko aka kamodoka ari ak'ibagiro, ntabwo byari bukunde inyamaswa zari gute zikora imyigaragambyo, ko hari itegeko ryavugaga ngo no animal shall kill any other animal. Reka rero dukomeze na Old Major, ni umukaragita wa gatanu. Old Major batubwira ko ari the prize winning boy whose vision of a socialist utopia serves as the inspiration of the rebellion. Hano Old Major yari ingurube, yari inkuru muri zose, ariko ikaba yari ifite vision cyangwa se ikaba yari ifite igitekerezo cy'uko ingurube zizakorera hamwe. Hanyuma noneho donc icyo gitekerezo cy'uko ingurube zigomba kuzakorera hamwe cyaje kwifashishwa naho aricyo cyabaye imbarutso yo kugira gute inyamaswa donc kuba zakorera hamwe, ntabwo ari ingurube, inyamaswa zose zizakorera hamwe zikaba umwe. Ibi rero ngo nizo zaje gutanga inspiration cyangwa se igitekerezo cyavuyemo imbarutso yo gukora rebellion, inyamaswa zigumura kuri boss wazo. So 3 days after describing the vision and teaching the animals the song Beast of England, Major dies, leaving Snowball and Napoleon to struggle for control of his legacy. Hano noneho rero mu majoro, mu minsi 3 imaze kurangira, 3 days after describing the vision, nyuma y'uko haciyemo iriya minsi 3 amaze Old Major amaze gusobanura ziriya nyamaswa vision itegerejwe yuko inyamaswa zigomba kuzakorera hamwe zigasenyera umugozi umwe, no kuzigisha indirimbo yitwa Beast of England cyangwa se inyamaswa zo mu Bwongereza, Old Major yahise apfa. Ingurube yahise yipfira nyuma y'iminsi 3 gusa. Noneho isiga Snowball na Napoleon arizo ziri kurwanira uburyo bwo kugira gute, bwo gukontorora cyangwa se bwo kugenzura umurage Old Major yarasize. Umurage w'iki? Umurage w'uko ingurube zigomba inyamaswa zose zigomba kuzaba zimwe cyangwa kuzagira ubumwe zigakorera hamwe nta mwiryane. Turebe noneho ngo yari yazishije Beast of England cyangwa se mu Bwongereza. Dukomeje rero hano byagize gute? Orwell based on Major on both the German political economics Karl Marx and Russian revolutionary leader Vladimir Lenin. Aha rero
uyu mugabo witwa Old Major yakinishije uyu mugabo wanditse igitabo ariwe witwa George Orwell yakoresheje Old Major kugira ngo agaragaze abantu babiri b'abapolitisiye. Uwa mbere ni uwo muri Germany cyangwa se ni umu economiste wo mu Germany witwa Karl Marx. Ngo ni ukuvuga ngo Old Major ahagaze mu mwanya wa Karl Marx, ndetse n'umurusiya w'umu revolutioniste wayoboye revolution donc yayoboye revolution y'abarusiya witwa Vladimir Ilyich Lenin. Yego, ni ukuvuga ngo Old Major ahagaze mu mwanya wa Karl Marx n'iyo Vladimir Ilyich Lenin. Hano muri kino gitabo cya Animal Farm, reka dukomeze turebe undi mu character yitwa Clover. Clover is a good-hearted female cat horse and Boxer's close friend. Clover yari inshuti, yari horse nayo, ikaba yari inshuti yande, yari inshuti ya hafi ya Boxer. Ni Clover. Clover often suspects the pigs of violating one or other of the 7 commandments, but she repeatedly blames herself for misremembering the commandment. Hano bakatubwira ko uyu Clover yari ishevari ariko iri female cyangwa se y'ingore, ariko turi buze kubivuga, kandi ikaba yari inshuti ya hafi cyane na Boxer. Clover rero ngo akenshi yarangwaga no kugira gute, no gususpectinga cyangwa no gukeka ko ingurube ziri kugenda zica amategeko yayandi arindwi, ariko buri gihe cyose yamara kuzitunga agatoki akigaruka akavuga ati birashoboka yuko ari jyewe nshobora kuba ntakibuka neza uburyo aya mategeko yari yanditse. Urumva yarabikekaga ariko ntagire gihamya gifatika ngo avuge ati koko ibyo naketse nibyo. Ahubwo rero ngo akenshi hari igihe yahitaga ivuga iti memoire yanjye cyangwa ubwonko bwibutsa bwanjye bufite ikibazo. Tugeze rero ku mukaragita wa karindwi uyitwa Moses. Moses batubwira ngo ni the tame raven who spread stories of Sugarcane Mountain, the paradise to which animals are supposedly to go when they die. Moses plays only a small role in Animal Farm, but Orwell uses him to explore how communism exploits religion as something with which to pacify the oppressed. Yes, nubwo rero batubwiye ko Moses ntabwo yagize akamaro gakomeye cyane hano, ntabwo akinnye rero ikomeye cyane hano muri kino gitabo, gusa batubwira ko ari igisiga cyahoraga kiguruka gikwirakwiza inkuru y'ahantu hitwa Sugarcane Mountain. Sugarcane Mountain ahangaha ngo ni aho, ni muri paradizo aho inyamaswa nizamara gupfa zizajya kwibera. Hanyuma rero Moses uyu nguyu bakavuga ko George Orwell yamukoresheje kugira ngo agaragaze uburyo abitwa ba communism bakoreshaga iyobokamana nk'igikoresho cyo kugira ngo babashe guturisha imitima y'abantu bakandamijwe, badakomeza gutekereza kuri ubwo buribwe bwabo bw'imitima, ahubwo bumve ko bafite aho bazaruhukira ibibazo n'imihangayiko nyuma yo kugira gute, nyuma yo gupfa. Ngira ngo ibi ngibi ndiho mvuga no mu buzima busanzwe tuzi ko iyobokamana bakubwira ko nyuma y'urupfu abakoze neza bazagororerwa, abakoze nabi bagahanwa, kandi noneho bakagaragariza ko kwirugwa wiruka inyuma y'iby'isi ntacyo bimaze, ahubwo icy'ingenzi ari ukuyoboka ubwami bw'ijuru. Rero uyu Moses nawe yari afite akamaro ko kwirirwa spreadinga izo rumors za Sugarcane Mountain. Reka rero dukomeze, hari ubwo n'umukaragita wa munani ni Mori niwe tugezeho. The vain flighty mare who pulls John's carriage. Mori craves the attention of human beings. Mori craves the attention of human beings. Hano rero ngo Mori wasangaga nawe hari craft cyangwa se ni nayo yari cheval. Yego, Mori nawe yari cheval, ariko
ubona y'indyarya nta ihindagurika. Noneho iyi ngiyi ngo yagiraga gute, yakururaga akagare Mr Jones yakundaga kugendamo cyangwa akantu kameze nk'akamodoka. Muri rero bakatubwira ngo craves the attention of human beings and loves being groomed and pampered. Noneho muri kubera gukomeza gukururana cyane na Mr Jones, yageze aho ngaho itangira kumva buri gihe cyose ibikeneye care z'umuntu ugomba kuyiba iruhande, ndetse igakunda gutakwa imitoma, mbese guteteshwa, yego igakunda guteteshwa. So barakomeza batubwira ngo she has a difficult time with her new life on Animal Farm as she misses wearing ribbons in her mane and eating sugar cubes. Hano bakatubwira iki rero? Bakatubwira ngo nyuma y'uko habaye revolution, Mori yaje kugorwa n'ubuzima bikomeye cyane, kubera ko ubuzima bwarahindutse. Biza rero gusa naho bigoye, biza kuyicanga ko urumva kubaho mu buzima bushyashya wenda butari kugufevaringa ngo bwongere buguhe ubushyire kwibere nk'uko mbere byari bimeze. Birumvikana hari uguhungabana kuzamo no kumva ko hari ikibazo gikomeye cyane, bityo ukumva ibintu byabishye cyangwa se ubuzima bwabishye. Urumva yari imenyereye guhabwa keya, ikajya yirira amasukari, ikagira gute, ikambara amaribonizi mu mutwe no ku mugara wayo. Ibyo rero nyuma ya rebellion ntabwo yongeye kubibona, niyo mpamvu ubuzima bwagize gute, bwayigoye bukayicanga. So she represents the petty bourgeoisie that fled from Russia a few years after the Russian Revolution. Hano ahagarariye iyo tuvuze aba bourgeois, cyangwa se yes aba bourgeoisie batoya, ni ukuvuga ngo ni ba bantu babaga ubona ko bafite amafaranga, ari abakire muri make, yego. Noneho abo ngabo ngo nyuma y'uko habaye Russia Revolution, nabo bahise bafata umwanzuro, barahunga barigendera ko babonye ko ubuzima bari barimo ntabwo buzagira gute, ntabwo buzakomeza. Ndetse aba bourgeois harimo n'abo mu miryango ya cyane. Rero kubera ko bari baramenyereye kubaho neza bateteshwa bagira gute, nabo ngo bahise bahunga. Mori rero nawe yahise ahunga arigendera. Hakaza rero Benjamin cyangwa se Benjamin ni nde rero? Hano batubwira ko ngo ni the long lived donkey who refuses to feel inspired by the rebellion. Benjamin ni iyo tuze donkey tuba tuvuze indogobe. Ni indogobe ngo yari yarabayeho igihe kirekire. Iyi ngiyi yanze gucengerwa n'ibijyanye n'imyumvire n'amatwara y'iyi revolution. Ubwo yego ntabwo ibya revolution ntacyo yumvaga bimurebaho. Donc yari inyamaswa yumvaga kwirwa yicengeza mu bintu bya rebellion, bya politics, bifite no sense. Benjamin firmly believes that life will remain unpleasant no matter who is in charge. We yaravugaga ati rero ibyo mwikora byose, uwayobora wese tuzi neza ko nta kizahinduka rwose, byose ni ukurushywa n'ubusa, n'ubundi ubuzima buzahama ari bwa bundi. Niba ari ukubaho nabi tuzakomeza tubeho nabi, niba mbese ubuzima there will be no change. So kubw'ibyo rero we akabona ko kuba nta mpinduka yiteze kubona muri iyo revolution, kwirirwa ayigiramo uruhare no kwikagatiza no kwikabiriza, ibyo ngibyo kuri we yabonaga ari ibintu biri no sense. Uwo ninde? Ni Benjamin. Donc nuko we yaravuga ati uwayobora wese jewe I don't care. Of all of the animals on the farm, he alone comprehends the changes that take place, but he seems either unwilling or unable to oppose the pigs. Ni ukuvuga iki rero? Muri Animal Farm, uko izi ngurube zimaze gufata ubuyobozi zagendaga zihindura ibintu, especially Napoleon, uyu Benjamin yarabibonaga, ariko akumva nta mbaraga afite zo kwirirwa agira gute, zo kwirirwa yopoza cyangwa se avuguruza ibyo ingurube n'inyobozi zakoraga. Yarabirebaga akituriza. Hanyuma tugeze ku mukaragita wa 10 yitwa Muriel. Muriel batubwira ko ngo ni the white goat who reads the 7 commandments
to Clover whenever Clover suspect the pigs of violating their prohibitions. Hano rero hari uyu Morier batubwira ko ari white goat cyangwa se ihene y'umweru, yo ngo yari izi gusoma neza ikagisomera ariya mategeko 7 arasomera Clover. Mu gihe cyose Clover yabaga yagize gute, yabaga yatangiye gukeka amababa ingurube ko zagize gute, zayangije. Tugeze kuri Mr. Jones, uwo ni wa 11. The often drunk farmer who runs the manor farm before the animals stage their rebellion and establish animal farm. Iyo tuze Mr. Jones, hano duhita tubona ko ngo ninde, ni umugabo often drunk wakundaga kuba yasinze kandi yari farmer, yari umworozi, yari n'umuhinzi. Uyu rero ngo akaba ari we wayoboraga iyi animal farm, ariko ku gihe cye yitwaga manor farm. Ndagira ngo byumve neza, ku gihe cye yitwaga manor farm mbere yuko inyamaswa zimukorera rebellion, zimwigumuraho zikamwirukana, hanyuma zigahita zihindura izina zikayita animal farm. Yes, niko bimeze. Iki gitabo ubundi cyitwaga manor farm mu gihe farm yari iyobowe na Mr. Jones. Noneho izi ngurube, izi nyamaswa zimaze kumwirukana, zo zahise zihindura izina ziyita animal farm. Uyu mugabo ngo yari umusinzi cyane, yakundaga kamanyinya ngayo nguko, ariko byaje kumuviramo nyine ibyo bibazo. So bivuze ngo in case utangiye kuba umusinzi hari byinshi uzahomba, inzoga nyinshi ntabwo ari sawa. Mr. Jones is an unkind master who indulges himself while his animals lack food. Hanyuma kutubwira ko Mr. Jones yari unkind master, yari umuyobozi mubi cyane, ko we yakundaga kwishimisha mu gihe izindi nyamaswa zo zagize gute, zabuze ibiryo. He does represent Tsar Nicholas II. Uyu rero akaba ahagarariye uwitwa Tsar Nicholas wa kabiri, whom the Russian Revolution ousted or removed. Uyu nawe inyamaswa zikaba zaragize gutya zita zimwirukana. Yego. Hanyuma Tsar Nicholas nawe mu gihe cya Russian Revolution yarirukanywe nyine birumvikana. Hakaza Mr. Frederick. Uyu nawe ni umuntu, the tough shrewd operator of Pinchfield. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu yari ayoboye ifamu yitwa Pinchfield, ariko ngo yari tough, ntago yari umugabo woroshye. So Pinchfield yari neighboring farm, ni ukuvuga ngo yari farm yegeranye na animal farm based on Adolf Hitler. Ni ukuvuga ngo uyu Mr. Frederick yari ahagarariye uwitwa Adolf Hitler, the ruler of Nazi Germany. Uyu akaba yari umuyobozi w'abanazi muri Germany cyangwa se mu Budage mu myaka y'1930 n'igihumbi. Mr. Frederick proves an untrustworthy neighbor. Hanyuma ngo yagaragaraga ko ari umuturanyi wo kutizera. Tugeze rero ku muntu witwa Mr. Pilkington. Mr. Pilkington bavuga ngo ni easygoing gentleman farmer who runs Foxwood. Mr. Pilkington we ntabwo yari tafu, ahubwo yari easygoing, yari umuntu ushobora kuganiriza, akaba wamubwira ikintu akacyumva, ariko buriya we yari tafu, ariko we ni easygoing. Hanyuma rero akaba yarayoboye ifamu yitwa Foxwood. Foxwood ni ya Mr. Pilkington. Hanyuma iyi nayo yari neighboring farm. So Mr. Frederick's bitter enemy, we ngo uyu Mr. Frederick akaba ari umwanzi. Mr. Pilkington represent the capitalist government of England and the United States. Hanyuma Mr. Pilkington we ahagarariye guverinoma z'abakapitaliste ari mu Bwongereza ndetse no muri Amerika. Tugeze ku muntu witwa Mr. Whymper. Mr. Whymper batubwira ko nawe yari umuntu, the human solicitor whom Napoleon hired to represent animal farm in human society. Nyuma yuko izi nyamaswa zirukanye umuntu, zabonye ko muri community yanze nta kuntu zizamenyekana, hanyuma zihita zitora uyu mugabo witwa Mr. Whymper, yashyizweho na Napoleon kugira ngo ajye aba ikiraro gihuza animal farm na societe yo hanze. Urumva inyamaswa zari zikeneye abantu uko byagenda kose, ko hari byo zitari zishoboye kwikorera zikifashisha abantu. Hanyuma Mr. Whymper's entry into the animal farm
a community initiates contact between animal and a human society alarming the common animals. Okay, nibyo nari ndi mvuga nyine. Tugeze rero kuri Jessie and Bluebell. Jessie na Bluebell nabo bo ntabwo ari abantu. They are two dogs. Ni ingurube ebyiri, each of whom gives birth early in the novel. Hanyuma ngo izi nyamaswa zari zigaragara ko nyine zirabwagura. Iyi novel igitangira iyo ubisomye uhita ubibona. Izo zabwaguye biriya bibwana Napoleon yafashe. Napoleon takes the puppies in order to educate them. Yeah. Ni bya bibwana zambwa 9 yakoreshaga muri terrorism kugira ngo acecekeshe izindi nyamaswa zitagira icyo zivuga. Zari zarabwaguwe na Jessie and Bluebell, nizo mbwa zari zarabwaguye biriya bibwana. Tukagera kuri Minimus. Minimus the poet pig who writes verse about Napoleon and penned the banal patriotic song Animal Farm to replace their area idealistic Beast of England, which would major passes on to the others. Hano rero Minimus batubwira ko yari ingurube ariko y'insizi, yari umusizi w'ingurube. Rero ikaba yaranditse indirimbo isingiza Napoleon. Ikaba ari indirimbo yavugaga ku bijyanye na patriotic song, ntabwo ari rebellion song. Yari patriotic song, ni patriotic kubera ko rebellion yararangiye. Nta mpamvu yuko izi nyamaswa zagombaga gukomeza ziririmba indirimbo za rebellion kandi rebellion yararangiye. Niyo mpamvu Minimus Napoleon yamubwiye agomba guhimba indi ndirimbo, hanyuma noneho biza kurangira ihimbye indirimbo yo gukunda, ni patriotic song, indirimbo yo gukunda Animal Farm cyangwa yo gukunda igihugu. Yatangiraga ivuga ngo Animal Farm yagombaga rero gusimbura iriya ndirimbo twabonye yari ikunzwe cyane n'izi nyamaswa yitwa Beast of England cyangwa se inyamaswa zo mu Bwongereza. Iyi ngiyi ikaba ari indirimbo yabaye composed by Old Major, yangurube mbere yuko ipfa. Muribuka ko yakoresheje inama inyamaswa izigisha n'indirimbo yari kubiyemo vision cyangwa se intego izi nyamaswa zari zifite zo kwirukana umuntu, hanyuma zikaba arizo zigenga, zikabona umutekano n'umutuzo, freedom and liberty. Hanyuma rero ubwo Old Major amaze gupfa zarayiririmbye, ndetse yewe n'iyo rebellion zirayikora, umuntu ziramwirukana, ariko in the end ubundi izi nyamaswa zasubiye muri sufferings kuko Napoleon yatangiye kuziyobora nabi. Ayo nguko ntabwo byari byoroshye, ni akazi katoroshye ladies and gentlemen. Niyo mpamvu se ubu ngubu unkandiye kuri ka subscribe, ukankandira kuri ka like, ubundi ukanshyiraho aga comment ukavuga uti wenda thank you cyangwa ugakanda agatima kugira ngo ntiwaba ukoze umuti. Byaba ari hatari sana kandi rwose I'm sure you are going to do it. Thank you so much. Mutubwire uko mwabyumvise, nimwumva twaswase nabwo muduhereze thumbs down, niba twabikoze neza thumbs up. So thank you so much. May God bless you and I wish you success in all what you do.